Ese wigeze wibaza uburyo ushobora gukora amafaranga hano online, cyangwa se wigeze wibaza uburyo ushobora gukora amafaranga nta gice na kimwe ushoye, cyangwa se nta mafaranga ushoye, ukoreye amafaranga hano online gusa ukaba washoye megabyte, cyangwa se ukaba washoye wifi, cyangwa se umwanya wawe gusa? Ibyo niba ubyibaza, muri iyi video uraza kuva hano umaze kumenya uburyo ushobora gukora amafaranga, ku buryo ku munsi ushobora kwinjiza amafaranga arenga ibihumbi 10, 20, 30, 40, bitewe n'umwanya wawe cyangwa se n'umwanya wagize, n'umwanya wategereje, cyangwa se n'umwanya washoye wawe, ukaba wabona amafaranga menshi atandukanye hano kuri online, cyangwa se hano kuri business online. Njyewe mujye kubana ndi wa muntu wanyu ujye bigisha uko wakorera amafaranga, cyangwa se uko wabyaza internet umusaruro, cyangwa se uko wabyaza megabyte zawe umusaruro, nawe ukaba wabasha gukora amafaranga kimwe nk'abandi. Niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore, uri umupapa, uri umumama, uwo ari wese, iyi application arayemerewe kugira ngo abashe gukorera amafaranga hano online. Tago ari ukuvuga ngo uri umusore, cyangwa se ngo uri umupapa, cyangwa se ngo uri urubyiruko, ujya buri umwe wese aba yemerewe gukorera amafaranga hano online. Iyi ni YouTube channel ibigisha uburyo ushobora gukorera amafaranga, uko waba umeze kose, waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda, mu Burundi, cyangwa se aho waba uri hariho hose. Wowe icyo usabwa ni ukunkurikira, ugakurikira ibyo nkwereka 5 kuri 5, nawe ukaba wabasha gukorera amafaranga hano online buri uko bukeye n'uko bwije. Buri application mwe gwa mukeneye ngiye mbashe kuzibagezaho, maze ubundi mukaba mwabasha gukorera amafaranga hano online nta gishoro na kimwe usabwe, ahubwo ushoye ikintu cyitwa umwanya wawe, cyangwa se ushoye ikintu cyitwa imbaraga zawe, nawe ukabasha kuba wakorera amafaranga hano online. Tudatinze rero, ntabwo nabatindira, tukaba tugiye gukorera amafaranga kuri application yitwa Honeygain. Honeygain ni application ushobora gukorera amafaranga ukoresha megabyte, cyangwa se ugakoresha wifi. Iyi Honeygain ikabikora iyo nta wifi ufite, cyangwa se iyo nta megabyte ufite. Munanyihangana gatoya, iyo nta megabyte ufite, kwa kundi uvuga ngo uri bukoreshe VPN, iyi application ntabwo ibasha gukoresha VPN. Mu gihe ufite VPN, icyo gihe ntabwo izigera ikora. Iyi niyo application ndi kugira mbabwire, mbereke uburyo ushobora kuyifungura 5 kuri 5, cyangwa se intambwe ku ntambwe, maze ubundi nawe ubashe gukorera amafaranga hano online. Hano online murabona yuko ngewe nta internet mfite ihagije. Iyo nta internet ufite ihagije, hano hejuru habanditse ngo not sharing. Ndize ko murimo kubibona ahangaha, ndize ko murimo kubibona yo